Warabimenye se? Abadepite bavuguruye itegeko ryerekeye ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi ryari rimaze imyaka 13. Ikaze mu Intekoin60secs. Zimwe mu mpamvu zo kuvugurura iri tegeko harimo kunoza no kurihuza n'ubucuruzi bugezweho, harimo n'ibijyanye n'ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi bw'uruhererekane. Iri tegeko kandi rikaba rigaragaza uburyo busobanutse bwo kurengera umuguzi no gutuma ubucuruzi burangwa n'ubunyangamugayo. Zimwe mu mpinduka z'ingenzi ukwiriye kumenya ni uko ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga bufite amategeko n'amabwiriza bugenga, bikaba bije gukemura ibibazo bitandukanye umuguzi yahuraga nabyo, harimo kuba ibicuruzwa cyangwa serivisi bitabageraho cyangwa bikaza bidasa n'ibyo beretswe, kwishyura amafaranga ntajye kuba yagenewe cyangwa akayobywa, no kutamenya aho gukurikirana igihe havutse ibibazo muri ubu bucuruzi. Nyuma y'uko iri tegeko ritowe n'umutwe w'abadepite, ryoherezwa Perezida wa Repubulika kugira ngo arishyireho umukono mbere yo gutangazwa, ari nabwo ritangira gukurikizwa. Uburenganzira bwawe nk'umuguzi bufite agaciro kurushaho. Ntuzacikwe n'Intekoin60secs y'ubutaha.